nkuko mubizi rero nkuko bisanzwe tugiye kwigisha umuntu mushya kuri moto. Umuntu ugitangira kwiga moto atangira ati, tangira tumwisha duti. Kurikirana ino video urebe uburyo umuntu ugitangira mushyashya nimba ukiza kuri Ngufashe TV bwa mbere. Kurikira iyi video tugiye kuyikora mu buryo bwiza ku buryo nawe uri buze kureba uko bigeye. Umuntu mushya ntago yatangira kwiga moto atari yabasha gusobanukirwa ese icyo ngiye kwiga ni igiti. Iyi rero ni moto iko duhera kumwereka uko moto imeze, tukamwereka amahembe yayo, tukamubwira ati iyi ntebe y'inyuma, tukamwereka intebe yo kwicarwaho, tukamwereka reservoir, tukaza no kumwereka moteri, tukamwereka agakoresho bakoresha iyo bari kwatsa moto, tukamwereka kanone rovier de vitesse idufasha gushyiramo vitesse. Rero nimba ukiri mushyashya ubu ugomba kumenya ese kwicara kuri moto tuyicaraho gute, moto yicarwaho iki. Hari ukuntu umunyeshuri ujya kubona ukabona yicaye gutya rwose ntabwo bishoboka. Iyo ugitangira ugomba kumenya ngo ugomba kwicara gutya neza kuri moto, ukumva ko moto uyikwije. Ikindi cya kabiri ukamenya gufata handle, amahembe, ukamenya gufata amahembe neza. Ikindi cya kabiri ukamenya kureba imbere aho ugana. Rero ukamenya iyi ko ari feri imbere, ukamenya ko iyi ari feri inyuma, ukamenya ko iyi ari ambrillage, ukamenya ko kari agakoresho ko kwatsa akangaka mureba. Ibi byose ukabimenya. Rero niba ukurikiye Ngufashe TV wamaze kumenya kwicara kuri moto neza, nta kintu kiba gisigaye uretse gutangira kwitegura uburyo bwo kujya bwo kwatsa moto. Urugero n'uru, mbere yuko watsa moto urabanza ukitegura, ukabanza ugategura ko ibyo ugiye gukora ari sawa. Iyo urangije rero watsa moto nta mpungenge, ugakora kakano ukakora unarangije kwatsa moto nta kintu. Igisigaye ni uko ufata ambrillage ukashyiramo ya vitesse ya mbere. Mu guhaguruka ntabwo ugomba guhaguruka nafashe na feri, abanza gafata agaferi gakeya agaterura gahoro yewe. Niba rero ukurikiye Ngufashe TV ugomba no kumenya guhagarara neza, guhagarika moto neza. Uhagaze ambrillage na feri ugahagarara, ambrillage na feri ugahagarara. Dore ko sari kumenya gukora. Hari igihe umuntu bamwe guhagarara akaza agahita afata feri gusa nta ambrillage afashe, icyo gihe moto ikizima. Ariko guhagarara kwiza cyangwa se bakavuga ngo ata moto, ntibibuke gukuramo vitesse aho kukatsa moto irimo vitesse. Dore kwatsa moto irimo vitesse, aya ni amakosa akunda gukora. Bafata ambrillage nimba uzi ko harimo vitesse ukabanza ukayishyira, cyangwa se ukabanza ugakuramo ya vitesse nyine kugira ngo uze kwatsa neza cyangwa se ukuramo ya vitesse. Reba Ngufashe TV, nimba ukunze izi video zacu kora subscribe kugira ngo hatagira video zigucika, hatagira video n'imwe ugucika. Kora subscribe, like, twandikire kuri comment. Abadukurikiye bose turabasubije. Murakoze. Wo muri kumwe Emmanuel.